Uwiteka Mana yacu, Mana ifite imbaraga, Mana ifite ubutware, Mana ifite ubushobozi, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze, waraturengeye, wabanye natwe, uraturinda, uraturengera muri byose. Kristo ntabwo icyubahiro. Mana tugushimiye cyane ko twemere ko tugira umwanya w'ijambo ryawe. Nyemerera cyane rwose Kristo mwiza, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, abari wowe kudufasha, abari guturengera. Cyo twifuza nuko wafasha abantu bose bakumva Mana iby'umwuka bwira amatoro minsi imeze nk'ingiyi. Urakoze yuko ugiye kubana natwe, ukaba ugiye kubana bagiye kubyumva. Ureke umwuka wawe Mana ugenderere buri muntu wese, Mana icyo umushakaho ugende ukimwibutse, kuko byose urabishoboye. Urakoze kuri kumwe natwe muri byose, bisabye neza kutiza umwami wacu. Amen. Yesu ashimwe. Dushima Imana cyane iduhaye kuba twaboneka muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dufatanye kuririmba iyi ndirimbo ya 19 mu ndirimbo z'agakiza. Niturangiza dukomeze ijambo ry'Imana. Mana turategereje kwakira uwo mwuka wawe, tumugusabye twizeye, mutwoherereze Mana. Mana yacu, Mana yacu, ohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese, tuzuruze isezerano. Ongera ucana umuriro mu mitima yacu twese, ibitagushimishije ubitwikisha umuriro. Mana yacu, Mana yacu, ohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese, tuzurize isezerano. Duhe imitima iboneye, tuve mu gasuzuguro, utubere umwami twese, utegeka abantu bawe. Mana yacu, Mana yacu, ohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese, tuzurize isezerano. Utuzuze iminsi yose urukundo rwawe Mana, tuba inzu y'umwuka wera, ahore muri twiteka. Mana yacu, Mana yacu, ohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese, tuzurize isezerano. Kandi impano z'uwo mwuka uzitugabire Mana, ndetse ukize n'abarwayi nabo bakumenye Mana. Mana yacu, Mana yacu, ohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese, tuzurize isezerano. Amena, amena. Dukomeje cyane gushima Imana cyane kuba ikomeje kudutiza uyu munsi wo kubaho. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo Paulo yandikiye Abaroma. Nicyo tugiye gusoma mu bice 13 umurongo wa 14. Igitabo Paulo yandikiye Abaroma ibice 13 umurongo wa 14. Haravuga ngo, ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhugwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Haravuga ngo, ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhugwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Dusome mu itangiriro ku bice bitatu, itangiriro ibice bitatu umurongo wa 21. Igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro ibice bitatu umurongo wa 21. Haratubwira ngo, Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Amena.
Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Amena. Intego y'ijambo cyane turibuvugeho uyu munsi, turasaba Imana kugira ngo itwambike kwambara Kristo nk'umwambaro. Turashaka yuko turasaba Imana ko yatwambika Kristo nk'umwambaro ukwiriye, kuko twasanze indi myambaro yose twambara twasanze idakwiriye nk'uwo Kristo nk'uwo yaduhereza. Amena. Iyo dusoma mu gitabo cy'Abafilipi ku bice 4 ku murongo wa 13 haratubwira ngo nshoboza byose na Kristo umpereza imbaraga. Amena. Nta kintu na kimwe umuntu buriya yakwishoboza kugira ngo yagira umwambaro yawe wakwambara mu ruhande rwiwe. Dusomye cyane mu itangira tubwira ngo Uwiteka Imana ngo iremera Adamu n'umugore we Eva imwambaro ubakwiriye, ibaremera umwambaro muri za mpu. Uwo mwambaro yabaremeye nta wundi yari Kristo, kuko twamenye neza yuko Adamu wa mbere akimara gucumura ku Uwiteka, Imana yarebye kubera urukundo rwinshi ikunda abantu, niyo mpamvu Yesu yoza umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese ye kuzarimbuka ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho w'iteka ryose. Iravuga ngo nta wundi muntu wacungura abantu, reka ntanga umwana wanjye w'ikinege. Iremera yikuraho umwana umwe w'ikinege yari ifite, aba ari we n'ubundi itwohereza kugira ngo aze aducungure twebwe twari babi cyane kurusha abandi bose, twari twamaze no gucigaho iteka ryose, kuko muri make umuntu nta kintu na gato yari afite cyo kuba cyamurengera. Ariko Imana iravuga ngo reka nshakisha umuntu wacungura aba bantu. Kristo araza aremera, araza aritanga, araza yemera kuba yaba igitambo gikwiriye cyane, kuko icyambere cyo hari ibitambo bajyaga batamba bitandukanye, nta muntu wari kubona ibyo bitambo. Ariko Imana iraza iduhereza igitambo gikwiriye, ari we Kristo, kugira ngo umuntu wese uzamwizera azahabwe ubugingo buhoraho. Twabonye Imana ikomeye cyane, Imana yaduhaye yo kuba twakwizera Kristo hagati muri twebwe, ariko iyo mpano abantu benshi twanze kuyakira. Amena. Uwiteka Imana ikuremera umwambaro ugukwiriye. Uwiteka Imana ikuremera umwambaro ugukwiriye, kuko ni wambara uwo mwambaro ntabwo uzongera kuba wakwerekana isoni z'ubwambure bwawe. Amena. Uwiteka Imana imaze kuremera Adamu n'umugore we mwambaro yarabambitse ibashyira muri ya ngobyi. Noneho twakomeza n'ubundi hariya ku bice 7 by'itangiro tugasanga ukuntu Nowa yari umukiranutsi imbere y'Imana n'imbere y'abantu, aho yamaze imyaka myinshi arimo yubaka icyo bita inkuge. Inkuge muri make igereranywa n'agakiza, ariko yubaka. Abantu benshi bakagenda bamuseka buri munsi, ariko Uwiteka muri ryo avuga ngo Nowa mbonye yuko ari wowe ukiranuka mu maso y'abantu n'imbere yanjye, injira mu nguge we n'umuryango wawe. Rero iyo umuntu yambaye uyu mwambaro w'agakiza, akambara umwambaro wa Kristo mu ruhande rwiwe, ashobora kuba yakiza n'umuryango we, akaba yakiza n'igihugu muri rusange. Amena. Twakomeza cyane gusoma dusomye cyane hariya mu gitabo cy'itangiriro ku bice 39 tukareba umugabo bita Yozefu ukuntu yabayeho. Yavutse nk'abandi bose, ariko avuka ariho umugambi w'Imana. Imana itangira kugenda imwereka ibintu bijyanye n'izozi zimwe na zimwe, none akagenda birotera bene se na se, kuko bari abantu babatega bumva icyo bisobanura, bagahita bavuga ngo burya twebwe na bene so tuzaba abagaragu bawe, tuzagupfukamira. Yozefu akomezanya izo nzozi n'ubundi azikomezanya gutyo, ariko ntabwo yigeze abyitaho cyane, ariko byari biri mu mugambi w'Imana. Aragenda agemuriye bene se, amaze guhagera bene se baramufata, baravuga ngo rero twabonye karosi yaje, kuko bari bamaze kunyereza yuko uwo muntu yambaye Kristo hagati muri we. Bavuga reka turebe ukuntu uyu mugambi Imana twawukuraho burundu, tuze kuwutesha agaciro. Baravuga ngo rero nta kindi, nimureke tumwice, tuzarebe yuko izo nzozi yuko zizasohora. Ariko icyambere cy'uyu muntu ari umugambi w'Imana, iyo umuntu Imana avuga ngo uwo muntu nzamukoresha, uwo muntu azaba igikoresho cy'Imana, nuko byagenda gute Imana izakomeza gukurinda, izakoresha uko bwose bushoboka kandi izakurinda.
Yosefu igihe cyarageze baraza, abantu baraza, abashimayeli baraza baramugura bamujyana muri Egiputa kwa Potifari. Amaze guhagera, kuko yari umusore mwiza w'uburanga bwiza cyane, umugore wa Potifari aramureba yumva aramwifuje. Amaze kumwifuza, ariko Yosefu aravuga ngo nubwo hano hantu mpagaze, nubwo nta muntu uri kundeba, ariko imbere y'Imana ishobora byose, Imana yo iri kundeba. Ni ya Mana ya yindi ireba munsi y'ibuye ry'umukara, ikareba kagashishi kari munsi y'ibuye ry'umukara, ikaba yakamenya, ikamenya ikintu kakoze. Niyo mpamvu iteka ryose umuntu we aribeshya agakora ibyaha bitandukanye, ariko icyo nababwira ukuri kose gushoboka nuko Imana ibereye maso umuntu wese yahamagaye, kandi umuntu wese iramuzi. Ibyo ukora byose Imana irabizi. Nubwo wagenda ubeshya ukavuga ngo ngiye ngo ndikanaka, icyo wavuga ntabwo icyo gifite agaciro, ahubwo gifite agaciro nibyo ukora. Amena. Yosefu aragenda akomeje anga kwa Potifari, akomeza kuguma n'ubundi komeza arakiranuka. Uwo mugore aza kubona nta kindi kintu azamukorera, aragenda aramugambanira avuga ngo uyu mugabo yashatse kumfata, yerekana ibimenyetso bifatika. Uko icyambere cyo Satani akora ikintu agaterekana n'ikimenyetso imbere y'abantu, bikaba byagaragara yuko icyo kintu yuko wagikoze, ariko imbere y'Imana ishobora byose wowe uba wiyizi. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu cyane, niba uri umukristo uriyizi, niba uri umupagani uriyizi, ibyo ukora byose nibyo bikwerekana, nibyo berekana uriwe. Muri make Yesu yavuze, aravuga ngo abo bose muzabamenyera ku mbuto zabo bera. Niko Yesu niko yavuze. Ibyo wakora byose rero genda wishushanya mu bantu batandukanye, buriya umwuka wera we muba muri kumwe iteka ryose, urabikora nka kwihorera. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, ukagira ngo ndi kimwe nawe, ariko hari umunsi umwe nzabishyira ku mugaragaro, bikaba byagaragara imbere y'amaso y'abantu bose. Buriya kugira ngo ubu ngubu utandukanye, ngo uyu kanaka, ngo uyu mwambaro yambaye, ngo uyu mwambaro, ngo uyu nguyu, ngo ni umwambaro umeze gutya na gutya, biragoranye cyane, kuko uhita umenya uwo ari we, biragorana cyane. Ariko Kristo yaratubwira ngo muzabamenyera ku mbuto zabo bera. Gusa nawe aho wicaye iyi saha hita wibaza, imbuto nera zerekana yuko nambaye iki? Imbuto ndikwera muri aka kanya zerekana yuko ndi iki? Yesu yaravuze aravuga ngo abo ngabo bazaza bagenda bavuga ngo mwami twajyaga duhora tugenda duhanura mu izina, tugisha mu izina ryawe, ariko azavuga ngo ntabwo nigeze mbamenye, nimuve imbere mwankozi z'ibibi. Niko Yesu niko azababwira. Ariko wakabaye maso, wakabaye umunyabwenge, wakwitaye cyane kuri aya magambo, ukavuga ukibaza, agakiza nambaye uyu munsi ntabwo nakambuye? Yosefu yemeye kuba yagenda arafungwa azira ikintu bita agakiza, ariko ngo nta n'agaciro z'abakristo, reka nemere bagende bamfunge. Ubundi inzira y'agakiza ni inzira isaba kwiyemeza. Ntabwo ari ibintu biva ngo ni demokarasi, ni autocratique. Agakiza ntabwo ari ibintu ugomba kuza ngo urigenge uko wishakiye, ni ibintu bisaba ngo yoborwa n'Imana. Aho Imana ikuyobora niho hantu ugomba kugenderera. Kuko Abisirayeli bageze igihe Uwiteka akimara kubavana muri Egiputa, tugeze muri Samuel wa mbere n'ubundi, akibavana muri Egiputa, Abisirayeli basi bagore Samuel bamuga ngo turabona wowe umaze gusaza, umaze kuba umusaza, ariko turashaka yuko wadutoranyiriza umwami akaba yatuyobora. Uwiteka arebye Abisirayeli aravuga ngo n'ubundi ntacyo bitwaye. Ariko Samuel we kuko yarazi ikintu bita Uwiteka, kuko Samuel yari umuntu wari amaze kwinjira mu bintu by'Uwiteka, yinjira mu buhanuzi bw'ijambo ry'Uwiteka cyane, yumva Uwiteka amuhagije muri byose. Aremera aragenda aravuga ngo Uwiteka, Abisirayeli bakwanze, ntabwo bagushaka, ntabwo bagukeneye. None Uwiteka abwira Samuel avuga ngo ntabwo ari wowe banze, ni njye banze, bihorere bareke. Samuel aragenda abashakira umwami, bakomeza umwami, aragenda arabayobora uko yishakiye. Sawuli Uwiteka amushyira amavuta adasanzwe cyane, yamuga ngo genda umwami w'Abisirayeli, umwami w'ubwoko bw'Abisirayeli. Ariko Sawuli ageze ku ngoma ntabwo yigeze akora ibyo Uwiteka ashaka. Uwiteka se gwese avuga ngo umva iyi sani ndimo ndicuza impamvu
n'imisi Sawuli nkaba namushyira ku ngoma y'Abisiraheli nkavuga ngo agiye kubura ubwoko bwanjye. Ubwo se Uwiteka Isa ntabwo arimo yicuza impamvu yakoresha hano muri iri soko? Ntabwo ari kwibaza impamvu yakubwiye ngo nugende ucuruze cyaguwa, ngo nugende ucuruze ikintu runaka? Uwiteka ntabwo arimo yibaza ibyo bintu. Ni wowe ugomba kwisubiza n'umutima wawe ukamenya ukuntu iyi saha tuvugana, ukuntu banye n'Imana. Abantu benshi cyane mwagiye mugera muri iri soko muvuye ahantu hatandukanye, muvuye mu buzima butandukanye, ariko mwageze muri iri soko murahinduka. Mwaje abenshi muri abakristo, mwaje abenshi mubaha Imana, ariko mukimara guhagera abenshi mwaje muri ba bantu mutabona n'ibihumbi 100, ariko iyi saha mumaze kubona ibihumbi bigere muri 200. None Imana mwasi mwitera umugongo murebegirwa burundu, mumva yuko murihagije muri byose, mumva yuko ari imbaraga zanyu zibaye byose mufite byose. Niyo mpamvu mwasi mwitera Imana umugongo muvuga ngo Imana ntabwo dushaka yuko yongera gutuyobora. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nzababyina ku muryimba mwagize ibyago, bya bindi byose mwatinyaga byose bimaze kubageraho. Ubundi kuvuga ngo umuntu ni umukristo, umuntu ngo yabaye uwa Kristo, nuko aba agomba kuba yambaye indangagaciro za Kristo. Ugomba kubanza ukamenya Kristo ubundi yagendaga gute, Kristo ubundi yari ameze gute, Kristo ubundi yari ameze gute muri rusange. Ibihe turimo ntabwo ari ibihe bwo kubwira ngo ugomba guhinduka. Oya, ibihe turimo nibe ugomba kuba byakwegereza Imana cyane. Nubwo tuvuga cyane tukavuga ngo imperuka ngo ntabwo izaba, ngo sinzi ibiki n'ibiki, ariko urupfu ngo ntabwo rutinze. Ntabwo izo ufite bwatuma Imana itagutwara n'ubundi nk'abandi bose. Nta n'amafaranga ufite n'ubundi yakurengera, ariko ikintu kizakurengera gusa nuko uzavuga ngo mvuye muri ubu buzima ari n'ubuzima nzaba ngiyemo, uvuge ngo nyuma y'ubu buzima aho nzaba ngiye bimeze gute. Ibaze nanjye nibaze, utekereze cyane, wibaze cyane ku iherezo ryawe. Kuko abantu benshi cyane twagiye twambara ibindi bintu bitandukanye no kwambara Kristo. Iyo dusomye muri Daniel ku gice cya mbere ku murongo w'8, no dusanga umugabo Daniel yaravuze ngo aravuga ngo ntabwo nzigera niyandurisha kurya ibyo kurya by'ibwami cyangwa kubona nafata vino y'umwami. Ariko twege twarahageze, abandi tugasanga bameze gutya, abandi tugasanga bigendera gutya, tugasanga bambara gutya, tugasanga ngo bakora ibintu bimeze gutya, tugasanga ingendo bafite zimeze gutya, tugasanga indangagaciro bafite zose ngo natwe tugiye kwigendera nk'abandi bose. Ngo twageze muri Kigali. Kigali ntabwo guhereza uburenganzira kuba wakora ibyo ushaka byose. Kandi icyo mbabwira niko kuri, nta gakiza k'ubunyamujyi kabaho. Agakiza nta gakiza iteka ryose. Nta gakiza k'ubunyamujyi kabaho, agakiza nta gakiza uko waba umeze kose ukeneye yuko wakwambara Kristo. Imana yakuzanye muri Kigali igira ngo ugiye uzahesha icyubahiro, ariko umaze guhagera wisanga umaze kwivanga na za mana z'inyamahanga, wisanga nawe umaze kugenda usenga za mana, wisanga bya bigirwamana byose nawe ugiye ubisenga uko wishakiye kose, ariko waribagiwe. Wiyambuye cyane cya kintu bita agakiza, wiyambuye cyane cya kintu bita ijambo ry'Imana, wiyambuye cyane ya nkota ikomeye cyane, ya ntwaro ikomeye cyane umaze kuyishyira hasi. Hari imyitwarire yaranga Kristo. Yari umuntu wihangana, yari umuntu woroshye cyane, yari umuntu wumva abantu, yari umuntu wakundaga abantu. Ariko twebwe ikibazo dufite, usanga iteka ryose duhora tugira amashyari, usanga inzangano, usanga abantu buzanye ibintu by'ishyari bimeze ukuntu, usanga umuntu atifuza yuko mugenzi we yuko yakorera mu isoko, usanga umuntu atifuza yuko kanaka ko byagenda gutya na gutya. Ubundi amashyari yanyu azabagezahe? Niyo mpamvu mbabwira iteka ryose, nta muntu w'umunyeshuri uteze kuzatera imbere habe n'umunsi n'umwe. Umunyeshuri azakomeza kuguma hasi iteka ryose, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo uzakuvuma wese nange nzamuvuma. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nugira umwete wo kumvira ijambo ryanjye no kwituna amategeko yanjye, muri make ukamera nk'umuntu umaze kwambara Kristo nk'umwambaro, umuntu wese uzibesha akaba yakuvuma, uwo ngo Uwiteka nawe yiteguye guhita muvuma. Niyo mpamvu iteka ryose abenshi dukora ugasanga mutagenda mutera imbere, ni ukubera icyo kibazo. Amashyari aratuzuranye cyane, uvuga ngo kanaka sinshaka yuko yakora, ugasanga ugenda ugira imana z'inyamahanga ugenda ukoreraho cyane, ariko iteka ryose hari igihe kizagera Imana y'ukuri kazahishurwa, mukazamenya Imana nyamana. Amena. Imana itugire neza cyane,
Imana itwambika imbaraga. Turi ku ijambo ridusaba ngo dusaba Imana ko yadufasha cyane kwambara agakiza, kwambara Kristo nk'agakiza, kwambara Kristo nk'ibintu byose wagenda ukavuga ngo ndimo ndagenda ameze nka Kristo. Nimusohoke mu kintu bita amadini, ibintu mwagiye mwishiba cyane ibigare by'amadini, mu idini ryacu ngo rinyemera ngo gukora imico imeze gutya na gutya, ngo rinyemera ngo kuba nagenda gutya, ngo rinyemera ngo kuba nakora gutya na gutya. None ijambo ry'Imana ko ufite Bibiliya, niba utayifite muri rwawe, ufite muri telefoni yawe kandi urayigendana, Bibiliya ikwigisha iki? Ko wasomye mu gitabo kuma mutangiye kugera mu byashuwe, hakubwiye gute? Hakubwiye yuko Kristo yambaraga gute? Hakubwiye yuko umuntu wese ufite n'agakiza ka Kristo ameze gute? Hari imirimo twagiye twambara isa naho ari uburetwa turimo turakorerwa na Satani. Buriya iteka ryose Satani arazaga kubeshya ibintu runaka, ariko ijambo ry'Imana yatubwira ngo ntabwo ariko bikuzahura, siko bizahura iteka ryose. Ko Satani ubundi iteka ryose agira ibinyoma, iteka ryose agira ibinyoma. Ariko Imana irashaka yuko mwiyambura uwo mwambaro wo gukiranirwa, umwambaro wo gukiranuka, ari we Kristo. Kuko Kristo yarakiranukaga muri byose, ibyo avuga byose yarakiranukaga. Kuko Samuel ne wagiye imbere y'abantu amaze kwibika uwo mwami Sawuli, aravuga ngo ndi imbere yanyu n'imbere y'Uwiteka, mwese nimunshinje ikintu kibe naba narigeze mbakorera. Ari imbere y'Imana, ari imbere y'abantu, nimuze munshinje ikintu kibe nakoze hagati muri twe. Ariko abantu bose baravuga ngo umva nta kintu na kimwe wigeze udukorera ari kibi. Ariko ikibazo dufite twebwe, ubwo si wagufatiye isaha akavuga ngo wowe Immaculée reka ngushire hano, reka nguhagarike hano, agakubaza bakavuga ngo Immaculée mumuzi w'iki, Immaculée yitwara gute? Icyo nzi neza ntabwo buri n'igikishije bagushinja. Rero niyo mpamvu dusaba ngo reka twambare uwo mwambaro ari we Kristo. Uwo mwambaro Kristo wavuze ngo wambaye Kristo nk'agakiza kawe, izo ntwaro zose nizo zizagushoboza kuba watambuka muri iyi minsi mibi cyane turimo turinjiramo. Erega ikibazo dufite cyane, abantu benshi dukomeje cyane kwibera intumbi, niko navuga mu buryo bw'umwuka wera. Dukomeje cyane kuba intumbi cyane. Ubundi kuvuga ngo umuntu yabaye intumbi ntabwo ari kuvuga ngo ni wa muntu wapfuye byarangiye. Wagenda uri n'intumbi bikaba byanashoboka, uraza ukanacuruza uri n'intumbi, ibintu byose urabikora uri n'intumbi. Kuko niba utambaye uwo mwambaro, icyo bita umwambaro wa Kristo, ukambara Kristo muri wowe, aho ngaho menye neza yuko uri intumbi. Ariko ndakugira inama iyi saha, hari icyo wakora. Wakwemerera Kristo akaba yakubera nk'umwami n'umukiza wawe muri byose. Kuko iyo umuntu yagendanye n'Imana, Imana iramushoboza cyane. Iyo umuntu yagendanye n'Imana, natwe ntabwo dushoboye kuba twagera ngo tugore ibintu byose bishobora ngo tukore kwijana kwijana. Ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo nshobozwa byose na Kristo umpereza imbaraga. Iyo ufite uwo mwami ukavuga ngo uwo mwami ndamufite mu mutima wanjye, uko byaba bimeze kose uwo mwami azakurengera, uwo mwami azakubera amaso, uwo mwami azakurwanirira. Amena. Uko byaba bimeze kose uwo mwami azakurwanirira kandi azakurengera iteka ryose. Ahubwo isani wibaze, umwambaro nambaye urimo uranyemeza yuko ndi umugenzi ujya mu ijuru cyangwa ndi muri yanzira n'ubundi y'igihogere? Kuko inzira n'ebyiri ntabwo ari inzira ebyiri gusa nizo zihari. Hari inzira y'abantu bakoze ibyiza n'inzira y'abantu bakoze ibibi. Ahubwo twege icyo dufite nuko muri iyi minsi cyane turimo turibeshya cyane, tukibeshya agakiza, tukibeshya ngo dutunze agakiza kandi ari nta gakiza dutunze. Ntiwaba warageze muri iri soko ukaza ukaba wavuga ngo ngiye kugura mukura, ariko basanga n'ubundi wari giye kugura ibinyoma. Mu Kristo yagiye ajya mu isoko ry'umuramumaro, ahageze aravuga ngo abantu baramaze, uje kugura iki wa mugabo? Ko mbona ukuntu usa n'ukuntu ureba n'ukuntu ugenda utameze nkatwe. Niko bamubwiye. Aba ngo naje kugura agakiza. Abantu bose baramuseka cyane. Ubwo si isa waza kugura agakiza yakabona? Waza kugura ukuri yakubona hagati muri wowe? Amena. Imana itugirire neza, Imana itwambike imbaraga, Imana itugarukeho cyane. Icyambere cyo
umuntu iyo afite ziriya ndangagaciro za Kristo muri we ntabwo bizakuraho ibibazo, ariko uzamenya ukuntu uzabyitwaramo, kuko ijambo ry'Imana riratubwira cyane, yose cyane mu gitabo cya Yobu ku gice cya mbere ku murongo bagatubwira ngo n'ubundi ngo Yobu ngo yari umukiranutsi ukiranukira Imana ahantu hose. Abo ngabo ni abantu Imana yagiye ihamya ikabavuga neza cyane, ikavuga abantu bagiye bakiranuka. Ariko twebwe aho ngo tugure ukuri, twaguze ibinyoma, twaguze ibintu bidafite agaciro. Muri make amafaranga tuyafata tugakoresha mu bintu bifite agaciro. Ubutunzi Imana yaguhaye ariko ngo ugende ubukoreshe neza, ugende ubukoresha nabo ukabukoresha mu bintu bifite agaciro. Ariko ndakugira inama y'isaha, nurebe ukuntu wagaruka hakiri kare. Inzu y'Imana, Imana yiteguye kuba yaguhereza imbabazi isaha ku yindi, kuko ni Imana yuzuye impuhwe n'urukundo rwinshi, ni Imana yuzuye imbabazi, ni Imana yuzuye impuhwe. Ubundi ni gute wabeshya ngo ukunda Imana ukabeshya ngo ngewe ngo nambaye Kristo udakunda mugenzi wawe? Ikintu cya mbere cyo niba udakunda mugenzi wawe, ni Imana yo mu gihe nta nubwo uyikunda, kuko Imana n'urukundo. Imana yavuze ngo nimukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda nanjye munkunde. Muri make niyo mategeko abiri dufite akomeye cyane kurusha andi yose, nuko kundisha Imana umutima wose, kubakunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Ariko abantu b'icyo tugenda tubeshya Imana ngo dukunda Imana, ngo dukunda Imana. Ni gute wakunda Imana utareba, ukaba wakwanga mwene so, ukaba wakwifuza yuko umunsi ku munsi yava muri isoko ngo yatangwa akagenda ngakicara mu rugo? Ubundi najya kwicara mu rugo biraza kumara iki? Uraza gutwara umugabane wese? Uraza kuwutwara? Ntabwo uri buze kuwutwara. Niyo mpamvu uramurwanya umunsi ku wundi, amafaranga yose yarazanye yose akaba yamushirana. Ariko icyo nzi neza umugambi Imana ugakomeza ukamukurikirana, kuko uwo muntu yomatanye n'Uwiteka yemera ko yakwambara indangagaciro z'Abakristo muri we. Ariko wowe wambaye iki? Wambaye ishyari, wambaye ubwibone, wambaye ibintu bitumvikana bidafite agaciro hagati muri wowe. Imana itugire neza cyane. Iyo dusomye cyane mu gitabo cya Daniel n'ubundi dusanga ziriya nkuru z'abari abahungu ko ari batatu, Saduraka, Meshake na Abedenego. Ubwo umwami yari amaze kurema igishushanyo akavuga ngo nimuze murame kino gishushanyo cyanjye. Abantu bose baragenda barakiramya, ariko aba bagabo baravuga ngo nta mpamvu n'imwe yatuma tureka Imana yacu. Nuko bari abanyagano muri icyo gihugu, bari abacakara, bari abantu bari bavuye mu busuhuke, bari abantu bari bavuye ahantu hatazwi, ariko baravuga ngo ntago tuzigera dutakaza agakiza. Erega impamvu ikibazo dufite cyane muri iyi minsi, umuntu arakiranuka ari mu karere kamwe, yagera mu kandi karere akaba arahindutse ikibazo. Uyu muntu nigeze mbona muri kariya karere n'undi kone muri kano karere. Twavuye mu Nyagatare tumeze ukuntu, tugeze muri Kigali dusigaye twimereye ukuntu, bavuga ngo abanyamujyi ngo bitwara gutya, abanyamujyi ngo bagenda gutya. Ariko ibyo bintu nta kintu bivuze imbere y'Imana. Igifite agaciro ni ukumenya Kristo yitwaraga gute. Nambaye Kristo nk'umwambaro ukwiriye, nambaye Kristo nk'umwambaro muzima. Nicyo kintu ugomba kubanza kumenya cyane. Abenshi mwanje muri abakiranutsi mukiranuka uvuga ngo nzirinda ikibi cyose n'igishoboka cyose, nzirinda cyane gisa nacyo, nzirinda kuba nateshuka ku nshingano z'Imana, nzirinda kuba nakora ikintu naka, nzirinda kuba nakora ikintu naka. Ariko ahantu mugeze ubu ngubu ntiwamenya ngo kanaka n'umurokore, kanaka n'umupagani, kanaka ibyo akora bigaragaza yuko akora yuko Imana y'uno Imana runaka. Mwaraginje gutya mumara kwivanga n'andi mahanga. Muri make Abisiraheli bamaze kugera mu gihugu cy'i Kanani, Uwiteka arababwira ngo nimugende murimbure ingabo ziri ku misozi n'iziri ku bibaya zose mukureho burundu, zose mukureho. Ariko Abisiraheli bamaze kugera mu gihugu baragenda barimbura iziri ku misozi, bajya ko bakuraho iziri mu bibaya. Uwiteka arababwira ngo ayo mahanga nyashize imbere yanyu, ayo mahanga agomba kuzababera umutego. Nimwibeshya gato mukazarikira imana z'ayo mahanga muzambona.
rero hari ibyaha twagiye dukuraho, ugasanga ubusambanyi warabukuyeho, kuroga warabiretse, uburozi bufatika, ibintu by'ubwicanyi warabiretse, ubujura warabyihoreye, ariko ugasanga hari ibyaha bisa naho umuntu akoreramo imbere mu mutima wiwe ari ibintu by'ishyari, ari ibintu by'ubwibone, ari ibintu runaka bitandukanye. Ugasanga umuntu ari kugenda agendana ibyaha mu mutima wiwe atazi yuko Imana yo mu ijuru irimo iramureba. Ndimo kagende muyesha cyane amahoro ngo mutekereze ngo Imana ngo ntabwo ibareba. Imana iremera nubwo wakora nabi, iremera n'ubundi ikaba yakuvubira imvura, kuko yavuze ngo imvura ngo n'ubundi ivubira imvura abinabeza, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko ntugire ngo n'ubundi ngo nta munsi uhari. Hari umunsi uhari. Ugomba kwibaza, nyuma y'ubuzima nzajya hehe? Amena. Ibaze nanjye nibaze, nyuma y'ubuzima uzajya hehe? Umugabane wawe uzaba ari uwuhe? Gusa ijambo ry'Imana ririmo tubwira ngo nimwambare Kristo nk'umwambaro ukwiriye. Mwambare Kristo nk'umwambaro ukwiriye, niwo mwambaro ukenewe. Muri make imibiri yacu yifuza ibintu byinshi bitandukanye, ariko bitaba biri mu bushake bw'Imana. None Imana ashaka yuko twambara Kristo, tukambara Kristo nk'umwambaro ukwiriye. Kristo kuko n'umwambara azakuyobora, n'umwambara azagendana nawe, hari aho uzagera. Muri make agenda kugira inama, agenda kuyobora inzira ikwiriye. Ariko umwambaro twamaze kuwambura kare, hari aho twagize turawambura. Kwambura uwo mwambaro niyo kwa kundi ugenda watekeze nawe mugenzi wawe, umwambaro wamaze kuwambura kare. Niwibaze, umwambaro nari nambaye kuva kera ni isanda cyawambaye? Wibaze cyane iryo jambo ryibazeho cyane. Umwambaro nari nambaye kuva kera ni isanda wambaye? Mu ijambo ry'Imana yatubwira ngo cyane ngo hanze hazarimbwa n'abarozi, n'abasenga ibishushanyo, n'abakunda kubeshya bakanabikora. Abo ngabo nibo bazaba ari hanze. Niyo mpamvu buriya iri jambo bita gusambana, mu mategeko ya Mose bavuga ngo gusambana gusa. Gusambana nuko mwari ko mwahura n'umugore cyangwa mugahura n'umugabo mukamurasambanye. Ariko Yesu yaraje aravuga ngo nureba umugore w'abandi ukamwifuza, ukareba umugabo w'abandi ukamwifuza, ikigaragara aho ngaho bamaze gusambana kare byarangiye. Ariko abenshi tugenda tuvuga ngo ntabwo turi abasambanyi, kandi ubusambanyi butuzuriranye. Mwamaze kwambara icyo bita ubusambanyi hagati muri mwebwe. Imana itugire neza cyane, ariko dukeneye ko twakwambara uwo mwambaro bita ukuri. Imana ikeneye ko mwambara umwambaro bita ukuri hagati muri mwe. Reka dusome mu gitabo cy'Abefeso ku bice 6, turasoma umurongo wa 10 tugere kuri 18. Abefeso ibice 6 umurongo wa 10 tugere kuri 18. Haratubwira ngo Abefeso ibice 6 umurongo wa 10 kugera kuri 18. Haratubwira ngo, aravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana. Umuntu uri butwara izi ntwaro zose z'Imana niwe muntu ugomba kuba yambaye Kristo hagati muri we. Niba uzi neza yuko udatwara izi ntwaro zose z'Imana, umenye neza yuko nta Kristo wambaye hagati muri wowe, kandi ku mwambaro wamwambuye kubera akantu gato cyane wakoze. Aratubwira ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo,
ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Amen. Amena. Ngo mutware intwaro zose z'Imana. Icyambere cyo mutware ukuri, mutware gukiranuka, mukwese inkweto ariko butumwa bwiza, ngo mugire no kwizera, ngo mwakira agakiza kakabe ingofero mwambaye mu mutwe, mugire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. None ikigeretse kuri ibyo musengeshe n'umwuka iteka, kandi mugumye no kuba maso kurusha ibindi byose. Amena. Ibaze wowe mushiki wanjye, we mukuru wanjye, we murumuna wanjye, iyi saha wibaza, ikigaragara nambaye izi ndangagaciro z'abakristo, ikigaragara nambaye izi ntwaro zose z'Imana. Imana itugire neza cyane, Imana idutabare, ariko ijambo ry'Imana turiho ni ukwambara Kristo nk'umwambaro ukwiriye. Ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma kuri 13:14, mwambare Kristo nk'umwambaro ukwiriye cyane. Ariko uyu mwambaro twagiye tuwambura, kandi Satani araza agakwihebesha cyane, akwereka ngo ibyango sinzi uko bimeze gutya na gutya, ugasanga wa mwambaro urawambuye kubera ibintu bidafatika, akwereka ngo nuca mu nzira runaka ngo no bizagenda neza, ngo nugenda gutya na gutya ngo bizagenda neza, ngo nugenda ukaba wacya, akaza kuvuga ngo iyi nzira runaka ni abandi niyo baciyemo ngo baba bagira icyo bageraho mu byo bafite isaha, nawe nuze tujyane. Ugasanga uwo mwambaro uwambuye n'ibintu bidafite agaciro, ariko ni wibaze ngo nyuma y'ubuzima nzaba ndi hehe? Ibaze nanjye nibaze, nyuma y'ubuzima uzaba uri hehe? Hari ibintu twagiye twambara bidafite agaciro, hari ibintu twambaye abarokore, hari ibintu twambaye abantu b'Imana. Imana yakuremye ku isi ifite umugambi kuri wowe. Ntabwo tugomba guhereza imibiri yacu ibyishaka. Abantu benshi cyane tuzuranye ikintu kimeze nk'aho ari ibintu by'ubusambanyi bubi cyane, bwuzuranye abantu mu buryo budasanzwe. Muri make abantu benshi bafite ikintu bita amarari y'ubusambanyi, amarari yamaze kubuzuranya cyane mu buryo budasanzwe. Ariko iyi saha Yesu yaravuze ngo nta cyaha na kimwe atazababarira. Ariko iyi saha ndakugira inama iyi saha nurebe ukuntu wakongera ukagaruka. Kristo ateze amaboko, ni wowe akeneye, ni wowe akeneye kuba yakwakira, ni wowe akeneye kuba yavuye, ni wowe akeneye kuba yakongera kukwambika wa mwambaro. Amena. Kristo aragukeneye, Kristo aragushaka. Aho ngaho izi ntwaro zose tumaze gusoma zose urazifite. Ari intwaro y'ukuri urayifite, ari intwaro yo gukiranuka urayifite hagati muri wowe. Ufite ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza si ukuza ngo uvugire kuri mikoro nk'uko nguko turimo turavuga, ahubwo n'ukuntu witwara, n'ukuntu ugaragara mu bandi bose, nabwo ni ubutumwa bwiza. Ntabwo uzavuga ari uko wagiye kuvugira kuri radio cyangwa kuri mikoro zitandukanye, n'ukuntu witwara gusa. Bigomba no kwigisha abantu bakavuga ngo uriya muntu yitwara nka kanaka, uriya muntu imvugo yiwe avuga nka kanaka, uriya muntu ukuntu aseka nka kanaka, uriya muntu uburyo aba ameze nka kanaka. Ariko ukibaza uburyo nambara, uburyo ngenda, ibyo nkora byose byerekana yuko nduwe Kristo, byerekana yuko namaze gutwara intwaro zose z'Imana hagati muri nge. Imana itugire neza cyane, Imana idutabare. Wakabaye maso cyane, wakwitaye cyane ku iherezo ryawe. Ibyo waba uri gukora byose, yaba ari inzu uri kubaka, yaba ari imodoka utumije mu mahanga, byaba ari ibintu runaka uri gukora, kaba ari akazi uri gukora runaka, ntawe kazatuma Yesu ataza kuri wowe, kandi azagutungura. Ntabwo azigera tubwira ngo gutya na gutya. Wakabaye maso cyane, wakwita cyane ku iherezo rya kurusha ibindi byose. Amena. Ugomba kwibaza ukibaza, igisaha tuvugana ndimo ndasenga, ubundi ngo iyi jambo kuba ngo gusengesha umwuka iteka ni ugusenga utarambirwa, ni ugusenga ukavuga ngo
nubwo yisa nubwo icyo ndi gusenga nubwo ntaracyakira, ariko ejo mu gitondo hari uko bizaba bimeze. Ukibaza aya masengesho ubundi dusenga ni bande basenga ubundi? Ikibazo dugenda dusenga amasengesho ameze ukuntu, ugasanga umuntu avuga ngo ari gusenga ariko afite ikintu bita ishyari, afite ibintu bita ubwibone, afite ibintu by'ibyaha byinshi bitandukanye hagati muri we. Ugasanga wa muntu uri kuvuga ngo ari gusenga ari ibintu byinshi cyane amakomeje cyane kwibikaho muri rusange, ariko hari ikintu bita gutitiriza imbere y'Imana. Ukaba watitiriza muri make bikagaragara yuko natitirije, ariko ikibazo dufite ntabwo birimo biragaragara yuko turasenga. Abarokore mwabaye nk'abandi bose, murambara nk'abandi bose, murisiga nk'abandi bose, mugenda nk'abandi bose. Muri make abarokore mwamaze kwivanga mu buryo butandukanye, wa mwambaro wa Kristo wamaze kuwambara mu buryo bwose bushoboka. Ariko iyi saha Kristo aravuze ngo ndacyari ku ntebe y'imbabazi. Waza Kristo akongera akagushoboza, akongera kubara, ukongera kwambara wa mwambaro wa wundi ari we Kristo, ukongera kuwambara, ukongera ugashyira isoni z'ubwambure bwawe. Kuko abenshi turibeshya ngo turambara ariko twambaye ubusa. Niyo mpamvu muri 91 yavuze ngo ngwaye igitare k'Imana, ngo dore nambaye ubusa, ndakwingize ngwino nyambike. Muri make banza wemere yuko uri umunyabyaha, banza wemere yuko hari ibyaha runaka wifitemo, banza wemere yuko muri make ibyakwambuye umwambaro wowe urabizi muri rusange. Banza uvuge ngo ibyawunyambuye ni ibingibi, kuko umuntu yamaze kwimenya amenya n'ukuntu ashobora kuba yakwihana imbere y'Uwiteka. Nimuve mu bigare, mureka kugenda mu bigare. Uwo muntu muri murasangira, murimo muraganira, uwo muntu ntabwo muteze kuzajyana hahandi, ntabwo muteze muzajyana, ntabwo muzajyana ngo nuko mwasangiye, ahubwo ikizabajyana ni ya mirimo myiza. Ni gute mwakiranutse, ni gute mwitwaye imbere y'Imana. Amena. Ibaze iyi saa Kristo aramusa gutunguye, yasanga wambaye uyu mwambaro yateguye. Reka mbabwire rero ibiranga umuntu utarambara Kristo hagati muri we. Turimo turagenda no ku musozo turebe ko twasoza. Umuntu utarambara Kristo hagati muri we turigiye kubyumva. Dusome mu Magalatiya ku bice 5 ku murongo wa 16 niyo turi buhere, turagera kuri 23. Abagalatiya ibice 5 duhere ku murongo wa 16 aravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka wera, muyoborwe n'umwuka, kuko ariko mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'aya mategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara niyi. Iyi ngiyi ni ya mirimo y'abantu urayita wireba utibaza ukuntu umeze. Muri make uritebera muri iyi mirimo tuvuga ngo burya njyewe ndi kubarizwa naha ngaha, niho ndi kubarizwa. Harimo gusambana, no gukora ibiteye isoni by'isoni nke, no gusenga ibishushanyo. Gusenga ibishushanyo rero hari n'igihe umuntu asenga n'ubutunzi Imana yamuhaye nabwo. Hari igihe umuntu asenga n'amafaranga afite akumva arihagije, ariko Uwiteka naza kukwambura uwo mwuka nta kintu ubwo butunzi burizo kubuza bwakomemare muri rusange. Noneho ahangaha no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira ukuri, ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Amena. Umuntu wese ukora ibintu bimeze gutya, ari umusambanyi, ari ukora iby'isoni nkeya, ari usenga ibishushanyo, ari umuntu uroga. Kuroga rero hari igihe abantu benshi babyibesheho cyane. Hari n'uburozi umuntu akora bwo mu magambo, ugasanga umuntu afite uburozi bwo mu kanwa, amagambo yose yavuze yose ni uburozi gusa. Uwo nguwo nawe ni umurozi, kandi ururimi nabwo burozi bubi cyane bushoboka bubaho. Rero no kwangana, nuwanga mugenzi wawe, nawe aho ngaho umenye yuko nuzatsindwa n'akantu kamwe, nta hantu uzigera ugera. No kwitandukanya, no kwirema ibice, no gutongana, no gusinda. Ibyo byose ndababwira hakiri kare yuko nta muntu umufite ibyo byose uzigera ubwami bw'Imana mu ijuru.
iyo mirimo yose iyo ngiyo ni imirimo ya kamere iba mu muntu, kandi ijambo ry'Imana tubwiye ngo nimwifuze kuba mwakora iby'imirimo yanyu, iby'imibiri yanyu yifuza muri rusange, ahubwo nimurebe ukuntu mwakwambara Kristo nk'umwambaro, ari we mwambaro ukwiriye cyane. Noneho hagatubwira ngo ariko rero imbuto z'umwuka wera, izo mbuto z'umwuka wera ni za zindi ba bantu bamaze kumenya Kristo bambaye. Izo mbuto z'umwuka wera harimo urukundo, harimo ibyishimo, harimo amahoro, harimo no kwihangana, harimo no kugira neza, harimo n'ingeso nziza, harimo no gukiranuka, harimo no kugwa neza, harimo no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Amena. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Muri make, kuba ufite urukundo, ukagira ibyishimo hagati muri wowe, ukagira amahoro, ukagira no kwihangana, ukagira no kugira neza, ukagira n'ingeso nziza, ukaba unakiranuka, ukagira neza, ukaba uri n'umuntu w'umugwaneza. Icyo dufite abantu benshi mugwa neza, ariko warangiza mu kanya. Ubundi Yesu yaravuze avuga ngo nuza kugira umuntu neza, ukuboko kumwe ngo ndikuze kumenya uko uri kuboko kwakoze, ariko muraza wagire neza kanaka, urirukanse kanaka gutya na gutya, namaze kumugirira neza, namaze kumukora ibingibi gutya na gutya, ubwo se ubundi ngorane zawe nizihe? Wamaze kuzakira kintu cyuri mari kubivuga, ariko mwakabaye maso, ndi mwakabaye abapfu, ni mwakabaye abapfu mu buryo bw'umwuka. Nimurebe uko mwakanguka, mwongere murebe ukuntu mwaba maso cyane kurusha ibindi byose. Rero Imana irashaka yuko ugira ikintu cyo kubana abantu bose amahoro, kandi mugire no kweza cyane kurusha ibindi byose, kuko niba tuvuga ngo utejeje ngo ntabwo ateze kuzareba umwami Imana, bisobanura yuko uwo muntu utejejwe ntabwo ateze kuzareba umwami Imana. Niwibaze, isaha mbanye nande gute? Mbanye nawe neza se? Mbanye nawe mu byishimo se? Tubanye neza mu mahoro? Tubanye mu rukundo se? turimo turirira se ibi byose? Icyambere cyo mumenye neza yuko Kristo arashaka yuko twambariza imbuto zose z'umwuka wera, kuko nawe ni nazo zamuranga cyane kurusha ibindi byose. Amena. Reka dusombe ijambo rya nyuma, ijambo tugiye gusorezaho, ijambo rusanga mu byahishuwe. Ni inama Kristo arimo aratugira, risanga mu bitabo by'ibyahishuwe ku bice ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 18, ibice 3 umurongo wa 18, haravuga ngo ibice 3 umurongo wa 18, ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 18 atubwira ngo dore ndakugira inama ungureho zahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone ukuba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo umuke. Amena. Iyi ni inama Kristo atugiriye. Nimuze turebe ukuntu twagura zahabu. Iyi zahabu nta yindi, ni agakiza. Turebe ukuntu twakwambara, yatwambika isoni z'ubwambure bwacu, kuko wowe n'ubundi uzi aho watandukaniye n'Imana, uzi ibyagutandukanyije n'Imana, uzi ukuntu witwaye, uzi ibyo wavuze, uzi ukuntu witwaye, uzi neza ukuntu umeze muri iri soko, uzi neza ukuntu wageze muri iri soko, uzi neza yuko Imana yakoresheje muri iri soko ngo nugende ukore, kandi ngo nimugende mwera imbuto, kandi imbuto zanyu ngo zigumye kuba nyinshi cyane. Ariko ikibazo kirimo, twageze kugira ngo wera imbuto ziza, wera indimu, were imbuto zifite agaciro. Urigomba kwibaza ukabaza, iyi saha imbuto Imana yambwiye, imbuto Imana yanyoboyemo, nizo ndi kwera iyi saha? Ariko nta mpamvu yo kuba wahindurwa n'ibihe mu minsi mike cyane. Ugomba kwibaza, niba maze umwaka muri iri soko ndimo ndakora imbuto nera, zigaragaza yuko ndi umukristo, urihangana se? Ariko Kristo yatubwiye ngo nimuze ndabagira inama, nimuze mungureho umwambaro, mwambike ubwambure bwanyu, ngo mugureho n'umuti wo gusiga ku maso, maze muhumuke. Abantu benshi dukomeye cyane kuba impumyi mu buryo budasanzwe, ariko Imana itugire neza cyane. Reka turebe ukuntu twakwinjira mu mwanya wo gusenga. Ariko mugenzi wanjye, ndakugira inama cyane, gura iyi zahabu,
kuko nicyo kintu cy'agaciro cyane dufite, nacyo tuzakenera. Muri make ibyo wakumva byose utari wakwakira neza iyo zahabu ariko gakiza k'Imana, utari wakumva ko wambaye za mbuto z'umwuka wera, umenye neza yuko nta nzira yawe, nta bukristo bwawe, abantu bose ugasanga birirwa bakuvumagura ngo kana karagatsindwa, kana kameze gutya na gutya, ukibaza impamvu birirwa kuvuma. Na ugomba kwanza ukicara ukibaza, ariko abantu ibyo bavuga ni ukuri se, ni ukubeshya se? Nawe ukabyibazaho cyane. Abantu bose ntago bakwanga ngo bishoboke. Ugomba kwibaza impamvu abantu bari kunyanga gutya, ni igihe cyanjye bimeze gute? Ariko ndakugira inama ngo nguraho zahabu ariko gakiza k'Imana, kugira ngo wambike isoni z'ubwambure bwawe ze kongera kugaragara. Amena. Wakumva hari icyo ushaka kuba wakwiyunga n'Imana muri aka kanya, wakumva araho wagira intege nke hagati muri wowe, turi hano kugira ngo tugufashe, dufashanye muri rusange, kugira ngo dusenge Imana, tugusabire imbabazi ku Mana uko witwaye kose, uvuge ngo byibuze kuva igisangiye gutangira kugenda nk'urukuri nk'uko ijambo ry'Imana ribinsaba. Reka uwumva hari ikintu yashobora kugira, ashobora kuba yakwatura, cyangwa hari ikintu ashobora kuba yasaba Imana ikamushoboza, akaba yakwambara uwo mwambaro, niwohereze message kuri telefone 0788 2 7 2 1 0788 2 7 2 1 Uwiteka abafashe. Amena. Ndabona nta muntu uhereze message, nta numwe, ariko icyo nzi neza cyo message ikenewe cyane, message yo mu mutima wawe, ni message yo mu mutima wumve hagati muri wowe, ufashe icyemezo uvuge ngo iyi samfashe umwanya wo kuba nahinduka imbere y'Imana, ngiye kureba Imana ko insabye Imana ko yamfashe kanshoboza cyane kuba nakwambara Kristo nk'umwambaro ukwiriye cyane, kuko uwo mwambaro niza kuba wambaye byo uzaza kugenda neza, uzakora byemere, wumve nta kintu na gato uri muri shisha, uvuge ngo ubwo Umwami Yesu ankunda iteka ryose uzabura amahoro. Amena. Niyo twari kwindirimo tuvuga ngo dusaba ngo udusaba uwo mwuka wera ngo turamutegereje, ngo naza tuyobore muri byose. Amena. Mureke dusenge Imana. Buri wese azi icyamutandukanyije n'Imana, azi icyamwambuye uwo mwambaro, azi icyo ari gushaka ku Imana kugira ngo Imana imufashe imushoboze kuba yakwambara uwo mwambaro. Buri wese nace bugufi cyane mu mutima wiwe, twinjira imbere y'Imana dusenge. Uwiteka Mana yacu, Imana igira neza, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi. Tugushimiye cyane ko udufashije Mana mu ijambo ryawe, turaryumvise ijambo ryawe, twamenye neza ko ari inkota icyaye cyane, twamenye neza yuko ari ryo twireberamo iteka ryose.
murengezi mwiza we, fasha abasore, fasha abadamu, fasha abagabo, fasha abagore, mfasha abakobwa Kristo mwiza Mana bamaze kwiyebera mu ijambo ryawe, bisanze hari byinshi byagiye bibambura uwo mwambaro ari we Kristo. Reka umwuka wera, umwuka w'ubwenge, umwuka w'imbaraga yongera abagenderere Mana, yongera abafashe Mana. Dukeneye ko wadushoboza Mana, tukagira indangagaciro z'abakristo, tukagira kwihangana hagati muri twebwe Mana, tukanga ishyari, tukagira urukundo, tukagira ibyishimo, tukagira rwose Kristo mwiza Mana amahoro hagati muri twebwe Mana, tukirinda mu bibi byose, ukadushoboza rwose gukwambara mu kuri no mu mwuka, mu izina rya Yesu Kristo Mana. Shoboza abantu ko bakwambara ukuri kurusha ibindi byose Mana. Abantu bagiye bakwamburwa kubera ibintu bitandukanye, ariko nyemera isano uyu munota wongera ubagenderere Mana, wongera ubaramburira amaboko, babaze Imana zongeze bagereho ukundi. Sabiye abantu imbaraga Imana, nibashoboze Mana, ibambike imbaraga Imana, yongera ibakomeze Imana, yongera ibagenderere mu izina rya Yesu Kristo Mana. Reka ubuzuze umwuka wera wawe Mana, bakomeze bagwe n'umwuka wera, bagende rwose Mana uko ushaka, bavuge Mana uko ushaka mu izina rya Yesu Kristo Mana. Aho biyanduje hose Mana, bari muri rusange Kristo mwiza we, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware Mana. Shoboza abantu, shoboza abakobwa bawe, shoboza abahungu bawe muri rusange, ubashoboze kwambara umwambaro, uko umwambaro uzabayobora Mana muri iyi nzira. Twamenyeza Mana ko nyuma y'uri murengezi mwiza Mana, ko nyuma rwose Mana y'ubuzima hari ubuzima Mana tuzajyamo. Dushoboze Mana, dushoboze dukiranduke, dushoboze Mana twera imbuto, dushoboze Mana kugenda uko ushaka mu izina rya Yesu Kristo. Imana ifite imbaraga, reka umwuka w'Imana, reka imbaraga z'Imana zongere ziganze, zongere Mana zituyobore, utureba abone ko turi abakristo, utureba rwose Mana, watumva tuvuga, watureba tugenda, watureba Mana, hari icyo dukora byose ariko twitwaye bimenyekane ko turi abakristo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Imana nyir'ubutware Mana, kumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo Mana. Senge cyane Mana umugaragu wawe, komeza umwambike imbaraga, ukomeza umushoboze Mana. Wemeye kwaza hano hantu, wemera kwaza kuri umeze nk'umwegezi mwiza Mana gutya, reka umushoboze, umwagure rwose Kristo muzima we. Yabesi yagusabye kwa mwagurira imbago Mana, kwa muhindura amazina. Niko nsabye umugaragu wa Claude, muhindura amazina Kristo muzima we Mana, umuyigaragarize Mana, umwiyereke umwuka wera w'Imana, akomeze Mana mugendeho, umushoboze rwose Kristo muzima we Mana, umurinde cyane, umurinde Kristo muzima we, ushoboze rwose Mana, umushoboze kandi Mana kwifuza kwiwe kandi guhazwa nawe muri byose. Urakoze Mana kwitaye ku bantu bose, urakoze kubashigikiye, hari ibyifuzo bafite hagati muri murengezi mwiza Mana. Ndabisengeye cyane Mana, bagirire neza Mana, bigaragarize, irukana imbaraga z'abadayimoni muri iri soko. Twanze imyuka y'abarangi, twanze imyuka y'abadayimoni yose, twanze imigambi y'umwanzi, twanze umwuka mubi Mana, twanze umwuka Mana uturuka kuri sekibi. Sabye ko abantu bose Mana ko abashoboza, ukabigaragariza Mana, bose ukabiyereka, barakwifuje, baragushaka Mana. Senya burundu ifoto zose z'umwanzi, abantu bose murengezi mwiza Mana, ubiyereke. Twanze ibihombo ku bantu bawe, twanze inyatsi, twanze zakarande, twanze imigambi y'abadayimoni, twanze ibitavuga Imana byose, irukana, tesha agaciro, kubitasi Mana, cyo bitero byose muri rusange, irukana mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bakubone Mana, tanga umugisha, wongere wigaragaze, abantu bakubone, ubiyereke Kristo mwiza. Muka w'Imana ganze neze, Imana iganze muri byose. Duke Imana ko byamenyekana yuko uyu munsi agateza katashe Mana, ahanga muri iri soko, abantu bongere bakubone, abantu bongere bakumve, abantu bongere barengego n'Imana. Ari mwengezi mwiza Mana, mu byo bakora byose ubaramburira amaboko, ubiyereke muri rusange. Muka w'Imana ganze, urakoze kumvishe gusenga kwacu, urakoze ko abantu Mana Kristo mwiza Mana kwambitse umwambaro ukwiriye, ukaba ubambuye murengezi mwiza Mana imyambaro mibi mwanze yarabambitse. Urakoze cyane kongeye kugenderera ubwoko bwawe, kandi ndagushimiye cyane ukoze hano hantu, ndagushimiye kwerekanye muri byose. Mbisabye nizeye ko Kristo umwami wacu, amen.